Bavandimwe, ese mwigeze kwibaza impamvu buri mwaka miliyoni z'abayisilamu baturuka impande zose z'isi bisukiranya berekeza i Maka? Bamwe bagenda n'indege, abandi bakagenda amasaha menshi, abandi bakazigama amafaranga y'imyaka myinshi kugira ngo bazagere kuri iyo nzu ntagatifu iri i Maka. Ese uyu ni umuhango usanzwe? Ese ni umuco gusa? Cyangwa hari indi mpamvu ikomeye yateye Allah gutegeka abayisilamu kujya gukora umutambagiro mutagatifu i Maka ariwo hija? Muvandimwe mukunzi ibiganiro by'amateka n'iyobokamana, niba ari bwo ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, iyandikishe ukora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi, kandi wibuke gukora no kunzogera kugira ngo bijye bikugeraho buri uko bishyizwe ku rubuga. Uyu munsi bavandimwe, tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru ituma abayisilamu bajya i Maka buri mwaka. Turebere hamwe icyo Quran ibivugaho, ndetse tunarebe n'ibimenyetso biri muri Bibiliya bivuga kuri uwo muhamagaro mutagatifu. Urasabwa gukomeza kubana natwe muri iki kiganiro, kuko uragera ku musozo usobanukiwe neza impamvu abayisilamu buri mwaka bajya gukora umutambagiro i Maka. Mu gutangira, hija ni iki? Dutangira inyigisho yacu no gusubiza umuvandimwe wabaje ikibazo ngo kuki abayisilamu bajya i Maka buri mwaka. Mbere na mbere, ese hija ni iki? Hija bavandimwe ni itegeko ry'Imana Nyagasani ryatangiriye ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Bavandimwe, impamvu ya mbere kandi ikomeye cyane ituma abayisilamu bajya i Maka nuko Allah ubwe ari we wabitegetse. Allah Nyagasani yahaye intumwa ye Ibrahim amahoro n'imigisha amusakareho, yamuhaye amategeko yo kubaka inzu ntagatifu ndetse no guhamagarira abantu kuyigana. Ibi bikaba bishimangirwa n'amagambo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala aboneka muri sura Al-Hajj aya ya 26, aho Allah avuga ati: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Kandi wibuke ubwo twerekaga Iburahimu aho yubaka inzu ntagatifu Al-Kaaba, tumubwira tuti ntuzambangikanye n'icyo ari cyo cyose, yewe Iburahimu unasukure inzu yanjye, abayizenguruka bakora umutambagiro mutagatifu, abayihagararamo, abubama n'abubama basari basingiza Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Bavandimwe, bityo Kaaba ntabwo ari inzu yubatswe n'abantu mu buryo busanzwe, ahubwo iyi Kaaba, iyi nzu iri i Maka, yubatswe ku bw'itegeko ry'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni inzu Allah yashyizeho
kugira ngo abantu bayizenguruke bayisingirizamo nyagasani wabo kandi bayisengeremo. Inzu iri i Maka ntago yubakiye guturwamo, ahubwo yubatswe kugira ngo ikorerwemo amasengesho, abantu bayizenguruke bagaragira bicisha bugufi kuri nyagasani wabo. Allah yategetse Ibrahim alayhi salam guhamagarira abantu gukora umutambagiro mutagatifu hija. Nyuma yo kubaka Kaaba, Allah yahise ategeka Ibrahim guhamagarira abantu bose ku isi gukora umutambagiro mutagatifu kuri iriya nzu iri i Maka. Ibi bikaba bishimangirwa nanone n'amagambo matagatifu y'Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala aboneka muri sura Al-Hajj aya 27, aho Allah avuga ati: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. yewe Ibrahim, unahamagarire abantu gukora umutambagiro mutagatifu hija. bazakugana bagenda n'amaguru, abandi bari ku ngamiya ndetse n'ibindi byose bigenderwaho, baturutse imihanda yose y'isi, nta kindi kibazanye uretse kwitaba umuhamagaro wa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bavandimwe, iyi aya cyangwa se uyu murongo watangajwe mu myaka ibihumbi byinshi ishize, ariko kugeza uyu munsi uyu muhamagaro uracyubahirizwa. Uyu muhamagaro uracyubahirizwa kuko abayisilamu buri mwaka baturuka mu mpande zose z'isi bakitaba umuhamagaro wa nyagasani, bakajya gukora amasengesho ku butaka butagatifu bwa Maka. Uyu munsi abantu baturuka muri Afurika, muri Aziya, Europe ndetse na Amerika, bose bagana Kaaba, inzu imwe. Abakire n'abakene, abirabura n'abazungu, abami ndetse n'aborozi, bose bambara imyenda isa kandi bakavuga bati: labbaik Allahumma labbaik, turakwitabye Mana, turi hano twitabye umuhamagaro wawe. Labbaik la sharika laka labbaik, ati turakwitabye wowe utagira uwo ubangikanye naye mu bwami bwawe. Aya niyo magambo abahaji bakora iyo bavuga iyo bageze i Maka, basingiza Imana ndetse banavuga ati turakwitabye Mana, turakwitabye wowe utagira ubangikanye nawe, turakwitabye we nyir'ubwami, ndetse n'ibindi bisingizo byinshi bitandukanye. Bavandimwe, ese ni izihe nyungu hija cyangwa se umutambagiro ufite ku bantu? Bavandimwe, Allah ntiyategetse abantu gukora hija nta mpamvu, ahubwo hari inyungu nyinshi ziri mu kuyikora, nk'uko bishimangirwa n'amagambo ya Allah aboneka muri sura Al-Hajj aya 28, aho Allah avuga ati: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
Imana iti ibyo byose ni ukugira ngo babone ibibafitiye akamaro, ibihembo byo gukora hijja, ndetse banasingize izina rya Nyagasani wabo Allah mu minsi izwi kubera amafunguro akomoka ku matungo yabahaye. Bityo nimurye kuri ayo mafunguro, munayagaburiremo abakene ndetse n'imfubyi n'abatishoboye. Bavandimwe, mu nyungu zo gukora hijja harimo gusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Gukora hijja harimo gukomeza ukwemera no gushikamisha ukwemera mu mitima yacu. Gukora hijja harimo no guhurira hamwe cyangwa se guhuriza hamwe kw'abayisilamu, kwibuka Allah, gufasha abakene ndetse no gusubira iwabo bafite imitima mishya ikeye. Tuzi ko hijja ihanagura ibyaha kuri wa muntu uyikora neza, kubahiriza shariti cyangwa se inkingi za hijja. Intumwa y'Imana Muhammadi, Allah amuhe amahoro n'imigisha, yaravuze ati ukoze hijja ntakore ibyaha cyangwa ibikorwa bibi, agaruka ameze nk'umwana ukivuka. Subhanallah, umuntu uzakora hijja akirinda ibibi cyangwa se akirinda gukora ibyaha, azava muri hijja agaruke mu bantu be ameze nk'umwana ukivuka, ibyaha bye byose byahanaguwe. Iyi ni Sahih ya Bukhari na Muslim. Bavandimwe, hijja ni urugendo rwo kwezwa umutima ndetse no kurushaho kwegera Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo dusaba Allah natwe ko yadushoboza kubahiriza no kuzuza inkingi ya gatanu mu nkingi z'Uwisilamu, hajjul baiti liman istata'a, gukora umutambagiro mutagatifu Imaka kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi, kubera ko ari urugendo rwo kwezwa ndetse akaba ari n'umwanya mwiza wo kugaruka kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Muvandimwe arabaza ati ese no muri Bibiliya harimo umuhamagaro wo kugana ahantu Imana yashyize izina ryayo? Bavandimwe, hari abantu benshi batekereza ko kujya i Maka nta sano bifitanye n'ubuhanuzi bwa kera, ariko iyo dusomye Bibiliya dusangamo ko Imana yatoranyije ahantu abantu bagombaga kujya bajya nta kindi kibajyanye ari ukuyiramya. Ibi birashimangirwa n'amagambo dusanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, igice cya 12 umurongo wa 5, haravuga ngo ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azabe ari bwo mujya muyishakiramo, azabe ari bwo mujya mujyamo. Iyi nyandiko bavandimwe irerekana ko Imana yatoranyije ahantu hihariye abantu bagombaga kujya bajya bakayiramya, bakayisingiza, bakayitagatifuza. Kandi muri Isilamu tuzi ko Allah yashyize umugisha udasanzwe ku ngoro ntagatifu iri i Maka, ariyo yitwa Al-Kaaba. Abemeramana bose bagomba kugenda bagira bakicisha bugufi kuri Nyagasani wabo. None tubonye na Bibiliya igaragaza ko hari ahantu Imana yatoranyije kuruta ahandi, ahantu hihariye abantu bagombaga kujya bajya bakaramya Imana. Ese wari uzi ko ibitambo byo muri hijja
no muri Bibiliya bivugwa? Ibi turabisanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi azabe ari bwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi na kimwe mu 10 cyose muzatanga, ndetse n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibyo muzaheguza imihigo yanyu, n'ibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Subhanallah. Bavandimwe, uyu munsi muri hija harimo igitambo cya Eid al-Adha. Abayisilamu batamba intama, ihene cyangwa inka mu rwego rwo kwibuka ukwicisha bugufi k'umukurambere wabo Ibrahim alayhisalam igihe yemeraga gutamba umwana we akunda kubera Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu rero ni umuhango ufite inkomoko ndende mu mateka y'ikiremwa muntu, akaba ari umuhango dukomora kuri sekuru w'abemeramana bose ari we Ibrahim, Allah amuhundagazeho amahoro n'imigisha. Muvandimwe arabaza ati, ese ni iki cyerekana ko aho hantu ari mu Bwarabu? Ni iki cyerekana ko aho hantu Bibiliya yavuze batambira ibitambo bajya kwicishiriza bugufi kuri Nyagasani wabo? Ni iki cyatwemeza ko ari mu Bwarabu koko? Hari abantu bibaza bati, ese ni gute twamenya ko aho hantu Imana yavuze ari i Maka? Bavandimwe, reka turebe ubuhanuzi buri muri Bibiliya. Igitabo cya Yesaya igice cya 21 umurongo wa 13 kugera kuri 14 haravuga ngo ibihanurirwa Arabiya. Muri Bibiliya ibihanurirwa Arabiya. Yemwe mwanzererezi z'Abadedani mwe, ese mu ishyamba rya Arabiya niho muzarara? Iyo nyandiko bavandimwe ivuga neza ko ari muri Arabia Saudite, akaba ariho Maka iherereye magingo aya. 14 komeza bavuga ngo uwishwe n'inyota bamuzaniye amazi, abaturage bo mu gihugu cy'Itema basanganiza impunzi imitsima yabo. Benshi mu basobanuzi bemeza ko aha hantu hari isano n'akarere ka Maka kazwiho isoko y'amazi ya Zamuzamu, hahandi Ishimeli yasiribaga ubwo yari inzara n'inyota bimwishe, hanyuma marayika akorezwa n'Imana akahafukura isoko nziza cyane, amazi y'umugisha yitwa Zamuzamu. Aya mazi ya Zamuzamu amaze imyaka ibihumbi byinshi atemba, kandi abayisilamu bayanywa igihe cyose bari mu gukora hija cyangwa se umura, umutambagiro muto. Buri mwaka uko abayisilamu bagiyeyo, aya niyo mazi yonyine bifashisha mu bikorwa byabo bya hija. Subhanallah, Allah yategetse kubakwa ingoro, hanyuma kandi anahashyira amazi kubera ko ni mu butayu, nta mazi ahari, ahashyira amazi y'umugisha agomba gufasha abagaragu be mu gukora ibada. Ese hija cyangwa se umutambagiro ni itegeko kuri bande? Bavandimwe, hija ni itegeko ku muntu wese ufite ubushobozi gusa. Hija ni itegeko kuri buri muntu wese ubifitiye ubushobozi. Isilamu ntabwo ishyira abantu mu ngorane,
cyangwa ngo ibasabe gukora ibyo badashoboye. Oya, Isilamu itegeka umuntu ibyo afitiye ubushobozi, iyo nta bushobozi arabyihorera. Hijja ni itegeko gusa ku muntu ufite ubushobozi. Ubwo bushobozi bwa mbere ni ubushobozi bw'amafaranga, kuba ufite ubuzima bwiza ndetse n'umutekano w'urugendo. Allah yaravuze muri Qur'an sura Al-Imran aya ya 96 kugera kuri 97. Allah yaravuze ati: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Mu by'ukuri ingoro ya mbere yashyiriweho abantu kugira ngo isengerwemo Nyagasani wabo Allah ni ya yindi iri Maka. Ni inzu yuje imigisha, ikaba n'umuyoboro ku biremwa byose. Allah agakomeza avuga ati: Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iyo nzu irimo ibimenyetso bigaragara. Muri byo hari ahantu Aburahamu yahagaze ayubaka, ariyo yitwa Maqam Ibrahim, kandi iyo nzu uyinjiyemo abatekanye, abafite amahoro n'umutekano. Allah Nyagasani w'ibiremwa byose yategetse abantu gukora umutambagiro mutagatifu Hijja kuri iyo ngoro ku babifitiye ubushobozi. Bityo uzahakana itegeko rya Hijja, mu by'ukuri Allah arihagije, ntacyo akeneye ku biremwa bye. Ku bw'ibyo rero bavandimwe, umuntu udafite ubushobozi nta cyaha aba akoze mu kutajya gukora umutambagiro i Maka. Ndetse no muri Bibiliya harimo igitekerezo nk'icyo dusanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 21. Haravuga ngo niba ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo hazakubera kure ukananirwa kujyayo, uzabage ku bushyo bwawe cyangwa ku mukumbi wawe Uwiteka yaguhaye uko nagutegetse, urire iwanyu uko umutima wawe ushaka kose. Imana iti: uzabage ku mikumbi yawe Uwiteka yaguhaye uko niko nagutegetse, hanyuma urire iwanyu uko umutima wawe ushaka kose. Bavandimwe, iyi nyandiko igaragaza ko hari abantu bashoboraga kutabasha kugera aho hantu kubera intera cyangwa ubushobozi bwabo, nta mafaranga, cyangwa se bari mu zabukuru, cyangwa se babana n'ubumuga. Idini ya Isilamu rero nayo ni uko nk'uko ibivuga, Allah ntategeka umuntu ibyo adashoboye, ntabaza umuntu ibyo adafitiye ubushobozi, ahubwo agutegeka gukora ibyo cyangwa se ibiri mu bushobozi bwawe. Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yo kujya Hijja cyangwa se gukora Hijja?
Muri make bavandimwe, abayisilamu bajya i Maka kubera kubahiriza itegeko rya Allah, gukurikira umuhamagaro wa Ibrahim alayhisalam, gusaba imbabazi z'ibyaha byabo, kwibuka no gusingiza Allah, guhuza umutima n'abayisilamu bose bahahurira. Ikindi gituma bajya i Maka harimo kwibuka umunsi w'imperuka, aho abantu bose bazateranira ku mbuga imwe imbere ya Nyagasani wabo Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo urebye abantu bambaye ihram, imyenda y'umweru bose basa, wibuka ko umunsi umwe tuzava ku isi tugasubira kwa Nyagasani umuremyi wacu, nta butunzi tujyanye, nta rwego, nta cyubahiro, ndetse nta n'ubwibone bavandimwe. Iyi ikaba ariyo mpamvu nyamukuru ituma abayisilamu bajya gukora umutambagiro i Maka, aba ari ukugira ngo bibafashe kwibuka ibi byose tubonye. Conclusion rero, dufata umusozo, bavandimwe, hijja ntabwo ari urugendo rusanzwe nk'izindi ngendo zose, ahubwo hijja ni umuhamagaro w'Imana watangiriye kuri Ibrahim alayhisalam kugeza uyu munsi. Hijja ni ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe bw'abayisilamu ku isi yose. Kuri Al-Kaaba i Maka niho hantu honyine ku isi uzasanga umukire n'umukene, umwirabura n'umuzungu, bose bahagaze hamwe basenga Imana imwe rukumbi, batakira Imana, bose bazamuye ibiganza basaba Imana ibyo bakeneye. Uru rero ni urugendo rwo kwezwa kw'imitima, urugendo rwo gusaba imbabazi, urugendo rwo gusubira kuri Nyagasani tukibuka ko ari we muremyi wacu. Iyo niyo mpamvu buri mwaka uzabona miliyoni z'abantu baturutse impande zose z'isi bavuga bati labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamd. Ngo turakwitabye Mana, turakwitabye wowe utagira uwo bangikanye nawe mu bwami bwawe, turakwitabye we nyiri gusingizwa. Allah aduhe kuzagera kuri Kaaba nitubonera ubushobozi bavandimwe, kandi dusabe Allah azaduhe gupfa turi mu kwemera nyakuri, azaduhe kuva kuri iyi si turabemera Imana nyakuri. Dusabe Allah natwe abatarabona ubushobozi bwo kujya Maka, natwe tuzabona ubushobozi tujye kubahiriza inkingi ya 5 mu nkingi zigize ubuyisilamu. Allahumma amin. Aha rero dusoreje ibisubizo by'ibibazo umuvandimwe yari yatubajije. Niba muvandimwe wumva inyigisho igufashije, nawe kora subscribe, like, share kugira ngo n'abandi bunguke, kandi wandike muri komenti uko wumvise iyi nyigisho. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Abu Badawa. Amahoro y'imigisha by'Imana ibyo mbifurije. Wabila tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.